twarangije aya mahugurwa mu cyiciro cya gatatu. Nkaba mvuka mu karere ka Rulindo, ubu nkaba nkora muri Gamiko, ikigo gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Nyarugenge. Nyakubahwa Minisitiri, ijambo ryanjye rishingiye cyane ku gushimira. Mu izina rya bagenzi banjye twarangije aya mahugurwa, turashimira byimazeyo Leta y'u Rwanda muri rusange na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. By'umwihariko ku mahirwe yaduhaye yo kwiga aya mahugurwa, ikadufasha kubona ubumenyi n'ubushobozi bidufasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Nyakubahwa Minisitiri, nk'uko mutubona hano, twahawe ubumenyi n'ubumenyingiro butandukanye mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukozwe kinyamwuga. Twanigishijwe kandi kwihangira imirimo no gukoresha neza amahirwe ari mu rwego rw'ubucukuzi. Tubijeje ko ubumenyi twahawe tuzabukoresha neza mu kongera umusaruro n'agaciro by'amabuye y'agaciro, bityo tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Aya mahugurwa ntiyatwigishije gusa ibijyanye n'ubucukuzi, ahubwo yanadutoje kwigirira icyizere, kwitinyuka no guharanira iterambere ryacu. Nyuma yo kurangiza, bamwe muri twe babonye akazi batari bafite, naho abandi bari basanzwe bakora bahabwa inshingano nshya cyangwa bazamurwa mu ntera kubera ubumenyi n'ubushobozi bungutse. Nyakubahwa Minisitiri, sinasoza iri jambo ntashimiye ubuyobozi bwa Rwanda Polytechnic muri rusange ndetse n'abarimu bacu, by'umwihariko ku bwitange, ubunyamwuga n'umurava bagaragaje mu kutwigisha no kudufasha kugera ku ntego twari twihaye. Turashimira kandi abayobozi b'ibigo n'amasosiyete dukoramo baduhaye umwanya n'ubufasha bwo gukurikirana aya mahugurwa, kandi bakomeza kutugirira icyizere nyuma yo kuyarangiza. By'umwihariko kandi turashimira imiryango yacu yadushyigikiye muri uru rugendo, ikadutera inkunga mu buryo butandukanye, kugeza uyu munsi iri kumwe natwe muri uyu muhango. Mu gusoza, mu izina rya bagenzi banjye mwese mureba imbere yanyu, twongeye kubashimira ku nkunga n'amahirwe mwaduhaye. Turabizeza ko tuzakomeza gukoresha neza ubumenyi twungutse kugira ngo twiteze imbere, duteze imbere n'imiryango yacu ndetse n'igihugu, kugira ngo aka kanya mube mugeze kuri ibi byiza mwizihiza uyu munsi. Muri uno mwanya rero munyemerere twakire umuyobozi wa Gamiko Mining Company, nawe atugezeho ijambo rye ndetse atubwire nuko yabonye amasomo aba bantu bahawe. Bwana Evode Mena, tubahaye ikaze. Nimukomera amashyi menshi cyane Evode, murakoze. Mwaramutse. Nyakubahwa Minisita w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Nyakubahwa Muyobozi Mukuru wa GMO, Nyakubahwa Principal wa Rwanda Polytechnic, bayobozi mu nzego zitandukanye, bari bategarugori mwese mushoje amahugurwa, muraho. Ni iby'agaciro kuri nge na bagenzi banjye tuyoboye za kampani zicukura kuba twatumiwe muri uyu muhango. Biradushimishije cyane, kandi nagira ngo ntangire ijambo ryanjye nshimira abadamu, abakobwa bose bashoje aya mahugurwa. Ibi ntabwo byari gushoboka iyo Minisiteri n'izindi nzego bafatanije, cyane cyane Rwanda Polytechnic, badashyiraho iyi gahunda. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buzwi nk'urwego
rubamo abagabo gusa cyangwa abagabo cyane. Ikimenyimenyi na bagenzi banjye bari hano bahagarariye za company abenshi n'abagabo, ariko ku bwa politike nziza y'igihugu cy'u Rwanda yo guteza imbere uburinganire no kubaka umuryango, mwashyize imbaraga mu guhugura abagore muri uyu murimo. Kuba rero dufite abarenga 200 uyu munsi bashoje amahugurwa ni ikintu gishimishije cyane. Ikintu nagira ngo rero mbabwire mu bagore dukorana, hari abo dukorana ubu ngubu muri Gamiko, ariko hari n'abandi benshi nabonye twakoranye nyikorera i Rulindo. Uretse bo n'abandi bo mu tundi turere, abagore mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari agaciro gakomeye bazanyemo. Icyambere ntabwo bahubuka, bagira ubwitonzi n'ubushishozi mu byo bakora byose, ku buryo impanuka n'ibindi byago biba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bigenda bigabanuka uko umubare w'abagore wiyongera muri uwo mwuga. Ikindi, ntabwo biba. Uko umubare w'abagore wiyongera muri iyo mirimo, n'ubujura buragabanuka. Kuba rero dufite umubare munini w'abamaze kubihugurirwa, bizanadufasha kuba mu myaka mike iri imbere n'abazaba bari kuvuga iri jambo ndi kuvuga bazaba ari abagore. Nagira ngo rero mbizeze ko mu izina rya bagenzi banjye tuyoboye company zicukura amabuye y'agaciro, tuzakomeza guteza imbere ihame ry'uburinganire, twongera umubare w'abagore n'abakobwa bakora muri uyu mwuga, kandi natwe tuzakomeza gushyigikira gahunda zose zijyanye no kongera ubumenyi n'ubushobozi ku bakora uyu mwuga. Nagira ngo nsabe rero bagenzi bacu bashoje amahugurwa badusanze kandi dusanganywe mw'uyu murimo, ngo nimwitinye, nimukeke yuko ibyo mukora uyu munsi ariho mwagarukira. Mushobora no gukora ibirenze ibi ngibi. Nsoze nongera gushimira abayobozi batoranije company zacu kugira ngo abarizo zakira abahuguwe. Mbasabe ngo muzakomeze mutwoherereze n'abandi. Murakoze. Amashyi menshi cyane nanone kuri Evode ku ijambo ryiza atugejejeho, ariko nanabasabe namwe mwikomera amashyi kuko nkuko abivuze ngo ntabwo mwiba. Mwabyumvise? Murakoze cyane, murakoze cyane. Izo ndangagaciro nziza zijye zikomeza zibarange mu byo mukora. Nyakubahwa Minisita, umwanya tugezemo ni umwanya mwiza wo gutangiza ku mugaragaro umuyoboro ndetse n'ihuriro ry'abangaba barangije aya masomo. Ni igikorwa tugiye kuyoborwamo namwe Nyakubahwa Minisita, ariko turangajwe imbere na Principal ndetse na CGM na Evode ndetse na SG wa Rwanda Women in Mining. Niba mbivuze neza murakoze. Abo mvuze mwatambuka mukigira imbere, hanyuma nkanatumaho n'abahagarariye abandi ba sepe, namwe mwigira imbere, mutambuke mwigire hano imbere. Yego, abayobozi b'amashuri mwigagamo cyangwa mwigizemo, aha, biyumvise rwose batangiye no kuza. Murakoze cyane bayobozi, mwakwigira imbere. Abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera.
aha navugaga SG wa Leu niba ari bugufi yego namubonye murakoze cyane nimutambuke bayobozi b'abanyeshuri aha nababonye namwe nimuhagararaho imbere hanyuma nyakubahwa principal. Murakoze Minister twagira ngo mudufashe mudutangirize ku mugaragaro ishyirahamwe cyangwa se ihuriro ry'aba badamu n'abakobwa 287 basoje amasomo yabo. Iri huriro icyo rizabafasha mwakomeje kubona ko baturutse ahantu hatandukanye. Turifuza ko bakomeza gukorana kuba hamwe kungurana ibitekerezo mu iterambere ryabo, gukomeza guhanahana amakuru kuko tuzi ko icyambere ari amakuru. Bari basanzwe bafite uburyo bakoragamo bahuriragamo ku mbuga za WhatsApp n'ahandi, ariko turagira ngo mudufashe mudutangirize iri huriro ku mugaragaro, hanyuma n'abarumuna babo bagiye guhugurwa bazaze basanga 287 bahari. Hari ibibazo bahuraga nabo nabyo, hari ibyo bashaka kuzahura nabo, bagiye bamenya aho babibariza ndetse n'uwo babaza uko bigenda. Ngira ngo mbahe ijambo Minister, muduhe icyo cyubahiro iryo shyirahamwe ryabo cyangwa se iryo huriro ryabo muri tangiza. Murakoze. Narinzi ko tuba dufite akagozi duca cyangwa dufite akantu kagaragaza ko dufunguye ihuriro ku mugaragaro, ariko ndagira ngo mbabwire ko ni ikoranabuhanga, turi no mu ikoranabuhanga, muzakora ku buryo bw'ikoranabuhanga. Turashaka kubabona muri iryo huriro kandi murigiramo n'uruhare kugira ngo rikomeze gukora. Amahirwe ni ayanyu ariko ni n'ay'abarumuna banyu. Dukoreshe rero urubuga, dufashe n'abaturi inyuma kugira ngo twese dutere imbere tujyanyemo. Murakoze. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know. Aha ayo mashyi DJ zamura ko karirimbo hanyuma dukome ayo mashyi twishimira rino huriro ritangiye ku mugaragaro. Congratulations. Aha amashyi gutya hejuru. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Ane mwasubira kwicarira. Yego mwasubira mu byicaro, ariko nyakubahwa Minister mukiri hano mwe kugira ngo mbasabe tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga impamyabumenyi ku banyeshuri bamwe muri aba ngaba. Reka nyakubahwa Minister nimutwemerera muduhere Akayezu Rachel certificate na mumukomera amashyi menshi. Rachel atambuka. Rachel arahari? Aha mumuhinzira rwose ku buryo nta kintu na kimwe kimutinza ubundi anyaruke. Hanyuma mu gihe Rachel ari kuza ndetse na nyakubahwa Minister amuduhera impamyabumenyi, turaza gusaba principal nawe aze kuza duhere impamyabumenyi uza gukurikira. Congratulations and celebrations. Yego abaza gufata amafoto baratiyobora mu buryo bwiza bwo guhagarara. Congratulations and jubilations. Murakoze cyane. Murakoze cyane nyakubahwa Ministry, nimukomera amashyi menshi cyane Rachel. Hanyuma rero nkuko nari mbivuze nyakubahwa principal nimutambuke maze muduhere impamyabushobozi Twizeye Imana Claudine. Nimukomera amashyi menshi cyane Claudine. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. Mu gihe turi gufata ifoto reka nteguze nyakubahwa CGM aze gutambuka aduhere impamyabushobozi
niyo dusenga Chantal. Mukomera amashyi menshi cyane Chantal atambuka ahabwa impamyabushobozi ye. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that Mu gihe bari gufata ifoto munyemerere twigombe umuyobozi wa Leu atambuke aduhere impamyabushobozi Mushimiyimana Adeline. Mukomera amashyi menshi cyane Adeline. Murakoze Adeline natambuke. Yego Adeline namubonye nanyaruke. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Mu gihe turi gufata ifoto reka nsabe ES wa NWC atambuke aduhere impamyabushobozi muhawe nayo Liliane. Komera amashyi menshi cyane Liliane. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know. Murakoze mu gihe bari gufata iyi foto nagira ngo nteguze umuyobozi wa Gamiko Mining Company Evode atambuka duhere impamyabushobozi ya Muragiye Florence. Mukomera amashyi menshi cyane Florence atambuke ahabwe impamyabushobozi. And celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe? Murakoze cyane nimukomera amashyi aba bantu bose bahawe impamyabushobozi ndetse n'abandi mwese zirahari ariko aka kanya abo nibo bahagarariye abandi. Hanyuma rero muri uyu mwanya mwiza tugezemo nyakubahwa minisitiri nagira ngo mutwemerere mutambuke mwigira imbere maze mutugezeho ubutumwa bw'uyu munsi mwaduteganyirije. Mukomera amashyi menshi cyane Honorable Minister tambuke atugezeho ijambo ry'uyu munsi. Mutima w'urugo muri gukamutesha. Mutima w'urugo muhagurutse. ngo nimuzagira mute. Aha muri iyi minsi twongeye akandi kantu tugira umuryango kugira ngo ube ushoboye kandi utekanye mwakwicarira ugomba kuba ushoboye mu bukungu mu mibereho myiza no mu miyoborere myiza. Ntagiye muri details za buri kintu cyose ndagira ngo mbabwire ko mu bukungu twifuza umuryango urimo abagore bafite imirimo bakora ibinjiriza bakaba ari babantu bihagazeho mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nyakubahwa mugenzuzi mukuru w'ihame ry'uburinganire Madame umuyobozi wa Rwanda Polytechnic, bayobozi mu nzego zitandukanye turi kumwe, bafatanyabikorwa muhagarariye amasosiyete y'ubucukuzi, babyeyi turi kumwe, abanyeshuri musoje amahugurwa, nishimiye kubana namwe muri uyu muhango wo gutanga impamyabushobozi ku bakobwa n'abagore barangije amahugurwa mu mwuga w'ubucukuzi. Ubushobozi twizera ko buzabafasha gukomeza kuba ku isoko ry'umurimo cyane cyane muri urwego rw'ubucukuzi. Urwego rw'ubucukuzi rero bw'amabuye y'agaciro ni rumwe mu nkingi z'ingenzi z'iterambere ry'igihugu cyacu. Ni urwego ruzwiho guteza imbere ishoramari,
kongera umusaruro mu bukungu, gutanga imirimo no kwihutisha iterambere twifuza mu gihugu cyacu. Uyu munsi twishimira intambwe imaze guterwa iyo turebye aho twavuye naho tugeze uyu munsi, ariko n'umwanya wo kongera kwiyemeza ko tugiye gukomeza gushyira imbaraga mu nzego nk'izi ngizi ubundi zari zizwiho nk'imyuga igaragaramo abagabo gusa. Politike y'igihugu y'uburinganire iteganya ko nta terambere rishoboka kubaho igihe abagore n'abagabo badafite amahirwe angana, byaba mu bumenyi, mu mutungo, ku ikoranabuhanga no ku mahirwe igihugu gitanga. Gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere NST2 ishyize imbere guhanga imirimo cyane cyane ku bagore n'urubyiruko. Kugira ngo tubigereho rero tugomba gukomeza kugaragaza amahirwe ahari ku bana b'abakobwa bakayitabira, kandi nk'uko nari mbivuze akabafasha kwinjiza ikibatungira umuryango umunsi ku munsi. Ni muri urwo rwego guverinoma ikomeje gushyira imbaraga mu kongera abagore ubushobozi, kubafungurira amarembo no kubafasha kwinjira mu nzego ubundi zizwiho kugira amahirwe y'akazi, inzego zinjiza amafaranga umunsi ku munsi. Icyerekezo cy'igihugu cyacu ni uko nta mukobwa, umugore cyangwa umugore wabuze amahirwe yo kugera ku nzozi ze, ku mwuga we, kubera gupfobya ubushobozi bwe. Kongera uruhare rw'abagore mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo ari uburinganire gusa tuba tureba, ahubwo tuzi neza ko ari ishoramari rikomeye mu bukungu rifasha imiryango y'abarigiyemo kubaho neza. Ni urwego rugamije kandi gukomeza kubaka ubushobozi mu rwego rw'ubucukuzi y'amabuye y'agaciro. Yabivuze neza umuyobozi wa Gamiko, sosiyete zirimo abagore zirushaho kunguka cyane nk'uko yabivuze, bacunga neza, ariko twizera ko bazadufasha no gukomeza kuvanaho ubujura busanzwe, ubucukuzi butemewe busanzwe bugaragara muri uru rwego. Turishima rero kandi twizeye ko bizakomeza no guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu. Insanganyamatsiko bayigarutseho, amahugurwa aganisha ku kubona akazi. Uyu munsi turashimira abagore n'abakobwa 178 bashoje amahugurwa. Ntabwo turi kwishimira umubare wanyu, turi kwishimira ubutwari, icyizere n'umunyamwuga mwagaragaje mwakoranye aya mahugurwa. Insanganyamatsiko yabigarutseho, iyi ni intangiriro. Intego ni ukubabona, numvise ko mwese muri mu kazi, ariko turashaka kubabona mwararenze urwego rwo kuba mu kazi, mufite kampani zanyu, mukora mutunze imiryango yanyu. Bayobozi turi kumwe, byagarutsweho n'uwavuze, abayobozi b'izi kampani zahuguye aba bana b'abakobwa n'abadamu, zerekanye ko bafite ubushobozi bukenewe ku murimo. Tunashima ko abenshi bari mu kazi kandi bari kugakora neza. Nubwo bimeze gutyo ariko turacyabona n'ubundi imbogamizi. Hari abana b'abakobwa bakitinya, bumva ko iyi mirimo batayijyamo atari yabo. Hari abatabona amakuru ahagije ku buryo bamenya ahari imirimo nko muri izi nzego, ariko cyane cyane tuzi neza ko ariho hari ibanga. Turashaka gukomeza kuvanaho izi mbogamizi dufatanyije twese nk'inzego kugira ngo tubivuge, tunabisobanure, bigaragare ko uru rwego narwo rushoboka, kuko nk'uko bigaragara bagenzi babo barabikoze kandi byarakunze. Abanyeshuri rero murangije aya mahugurwa, ko bayizanye ndangije speech. Abanyeshuri murangije speech, murangije amahugurwa, bazanye mikoro nziza, speech irangiye. Okay, turagira ngo tubashimire urugendo mwakoze rw'ubutwari, mukaba mugiye kwinjira muri mu murimo kandi tuzi ko mukora neza. Muri urugero rwiza n'icyitegererezo kuba bari inyuma, tukaba twizeye ko nk'uko byagaragaye muzakomeza kuba intwari ku buryo abandi bazabigiraho. Aya mahugurwa rero nabafashe kurushaho kunoza inshingano, ariko no gutangira gutekereza uburyo mwabyaza aya mahirwe inyungu kurenza mubabarwa ibemezamira nk'uko nabigarutseho. Ndagira ngo nsoze nongera gushimira abafatanyabikorwa batandukanye
bagize uruhare mu kugira ngo igikorwa kibeho. Ndagira kandi twabikoze mu kanya ngo nongere ntangaze ku mugaragaro ko dutangije urubuga ruzabahuza Women in Mining Alumni Mentorship Network. Twizeye ko muzarukoresha neza, byaba mwebwe mushoje amahugurwa ariko n'abandi bose bazaza nyuma yanyu. Nka Ministeri tubijeje ubufatanye iteka ryose kugira ngo dukomeze kugira umubare mwinshi w'abakobwa ari mu myuga ubusanzwe yarizwiho kuba imyuga y'abagabo. Ubushize twakiriye abakobwa bize mu magaraje gushushanya, nabo babikoze neza, kampani z'abagwi zerekana ko twari twaratinze. Aho tuziye rero twerekana uruhare rwacu nk'abagore, izi nzego zirushaho kujya imbere kandi twizeye ko tuzabikora kuko n'izindi nzego tubamo tubikora neza. Ntidushaka kubona abagore bitabira gusa kuba mu iterambere bameze nk'abaherekeje, turashaka kubabonamo abafatanyabikorwa, abantu bayoboye mu iterambere ry'igihugu cyacu, kandi turahera kuri mwe mwahawe impamyabushobozi uyu munsi. Mbifurije rero imirimo myiza, mbifurije nk'uko nakomeje kubivuga gutera indi ntambwe. Ubutaha tuzahure buri wese afite kampani ye, tuzahure muyoboye izi sosiyete, tuzahure muvuga ibigwi by'ibyiza aya mahugurwa yabagejejeho. Ndabashimiye, murakoze. Twongere dushimire nyakubahwa Minisitiri ku ijambo ryiza atugejejeho, kandi n'izo mpanuro ni ukuri nizere ko mwazishyize ku mutima. Murakoze cyane. Hanyuma rero igikorwa cyacu kigannye ku musozo, nagira ngo DJ adushyiriremo akaririmbo keza cyane dusoze muri morale duherekeza n'abayobozi bacu. Hanyuma ariko mbere yaho banyakubahwa abayobozi, turabanza dufata ifoto y'urwibutso. Uburyo rero tugiye kuyifata, mu byicaro abanyeshuri bicayemo harahaguruka kuva ku murongo wa 3, indi mirongo y'imbere yabo iraguma yicaye, nyine birumvikana n'abayobozi. Hanyuma duhaguruke dufate iyo foto. Yego, uko nguko nabivuze, reka tuba ariko tubikora. Ruhango iraza yegere bano bantu, ifite ukuntu iri bwinjiremo ndabizi neza. Muhaguruke Ruhango, muze hano hino munyarutse ariko. Hanyuma kuva ku murongo wa 3 mubambaye iyo mipira myiza cyane y'ibara ry'ubururu nimuhaguruke. Aha, kuva ku murongo wa 3 hari abantu batazi kubara. Yego, ubwo ngubwo sinzi impamvu abicaye muri iki gice batari guhaguruka. Ku murongo wa 3 gusubira inyuma kugera hariya hejuru, twese duhaguruke. Hanyuma Ruhango muranyura kuri rura ruhande hariya, naho ngaho harimo uburyo bwo gufata ifoto no hagati na hagati. Yego yego. Ruhango bari kugenda gake pe. Munyaruke nk'abajene. Aha, twatangiye gufata ifoto rero. Hari umuntu mbona baduteye ibitugu. Yego. Aha, Ruhango abari kuza mushobora kwicuma mukigira inyuma mwo gakeya, hanyuma tukaringanira neza n'abayobozi. Abinyuma bigira inyuma, abimbere turahita tubona umwanya. Murakoze. Abinyuma banze kwigira inyuma pe.